muzi gituma amatorero twirwa dusenyuka mbabwira ukuri ayane ntaravuka aracyavuka menshi nukubera ko ibyubaka itorero bitabonetse kabasiponsa ariko habuze amatofari azayubaka ikanisa toro nziriza byubakwa n'amabuye n'amatofari nziriza byubakwa n'ibiti n'amakaro Bibiri iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu ngo nkigira ikikenya bafanga afite ifaranga ngo niwe muhanuzi mukuru ngo niwe uzawerekwa ngo niwe ubishoboye niwe uzakira abashitsi niwe ubaraza niwe upanga niwe ugira gute nuko ari indyarya yahuye n'indi ndyarya ibisabira sabirana amatofari yo kubaka itorero ubona umukristo witwaje ubugwaneza n'amatofari yo kubaka ikanisa amahoro n'amatofari yo kubaka ikanisa ingeso nziza n'amatofari yo kubaka ikanisa bene iryo Yesu yaravuze ngo azaryubaka ku rutare n'ibintu nyine byaje ubundi indikatere z'ubunebwe ni 8 icyambere kigaragaza ahantu hari ubunebwe bwo gupfa n'ahantu hari biterane bitavaho kandi binini cyane no kuvuga ngo biterane by'ubutavana ko byakangira ingiri yarenze ubwenge ni ikimenyetso cy'integenke yazirenge y'ubwenge bwo kumva reka mabwire bavandi ibiterane ntibyozana mu byuki haba nubwo muzogira ibiterane igihumbi n'igihumbagiza mukagira afishe bamwe bakazara bakangana n'inyenyeri abandi bakangana n'imbaragasa barimo bagira gutya ngo bamwe ahangwa abanda nawe uratangiye kunanira nawe uratangiye kunanira nukuri kw'Imana ntabwo ndaje kuri afishe niko kuri kw'Imana data wa twese ntoyijaho gute Imana iziko ntabwo ndaje kuri afishe nta mutima urambira ngo ijaho ntabwo ndabwira ngo banshireho ntayo keneye ni nkuko bomfata bakamanika ku isoko bagashira munsi y'ikiraro bakamanika ku biti muri Komoro na Bangladesh ntaho mpuriye nabyo gusimba kuri afishe ndamanuye mu izina rya Yesu hashirwe Yesu hejuru naho abandi ducishwe bugufi bavanga ahani ndevyo unani kuri yatwifashe hari yawagize ngo nonani wase gusirimba iminota 40 cyangwa 6 nuko nyine gusaza mu batahabiza kandi sinokora ikintu mukatangiye ndivyobaho hano wo kinshira ngo karibu ngo dusirimbire hano cyangwa ngo abasirimbyi niwe baririmba ngo turindire ikindi ivyo tibiri no sirimba gusabya bafandi icyo kubwira uko aba bantu bakuza icyo gwishurira uko bagufashe mu mitima nuko bakuza twose bakubasirimbira imbere haleluya icyo kubwira ubuhamya bwawe bafite amakuru yawe bibitse wa kurahira Imana data wa twese twose waguhagarara imbere yawe mwahuriye he nawe ruswa wahuriye he nayo abantu hano nguye ngo bakunda abantu ubakunda paraporo yiki ubakunda paraporo ya ngo je ndumwizerwa ngo kubona urumwizerwa paraporo ya nuko se uzurya ugasigaza umutima ni Yesu miyongi nuko se utuye Rwanda rw'ikanisa ukazuza kare oya kugira ngo Imana ngo ari ahantu ngo yumva abagore babitora abagabo ngo jewe ngo nkanaka undi umwe ngo araruha ngo yumva umwe aramwitoye yari yabihishe ku ruhande ariko ndagira ngo mbabwire abantu zamererwa bitora abagabo umutima ntibaza bavuga ngo nkanaka ahubwo niwo umugabo wanje ngo nkanaka ahubwo ngo niwe ngo nkanaka ugaragara basi nguriya ngo nzangira n'isoni zo bavandi muremure anyurwe no kw'Imana yamugize uwirabura areke kwitukuza agomba kw'Imana yamugize siko bimeze ba abagufi mureke kwambara tono mutavunika ngo gasongoye mugume muresha uko Imana yabagize nibwo data azahabwa icubahiro abandi bayumbe uzutambuka ukumva karagona wagaruka ukumva ari kuri WhatsApp wagaruka ukumva karagambana kuri telefone warangiza ku cyumweru uwo gufatisha kamera akakwerekana kuvana akazi rimwe kugeza niyinga bakagushiranga wose urugasirimba two kubona mu makobe mu ndyarya mu byayi no mu makahwa uraho tugira ibyo gusenga uzugona nimugoroba nk'incuka isize amavuta y'inka ugatogota bukagukeraho n'umugore wawe aziko wazimye n'umupanga yaziko nta gitaramo cyashize amatabaza yazimye umuntu murarana ku marimbi y'abapfuye kuzura impinja nukubwiriza umuntu batrese afite ama message yawe hanga warangiza ngokura
wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso arubwo yatuwagije amaraso ese imyambaro yawe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arubwo yatuwagije amaraso mbese imyambaro yawe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arubwo yatuwagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. haleluya Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Imana ibahereze umugisha Amen. tuvuga ngo yeme mwabusho bw'Imana mwihangane ibihe bito yeme mwabusho bw'Imana mwihangane ibihe bito muri wa muruhoraho tuzabona ibyishimo hasigaye igihe gito itamari kazashira 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 tukarogwe muri iyi si tukareka Imana yawe mu makuba no mu byago kurekere umwami yawe buri munsi aguha kunesha byose buri munsi aguha kunesha byose buri munsi aguha
Amen. Amen. Yo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunga. Shyiramo 7 gatoya. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa, yari umukiranutsi utunganye. Hallelujah. Kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose, yahawe umugisha n'Imana. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu yari umukiranutsi utunganye, kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose, yahawe umugisha. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye, kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose, yahawe umugisha n'Imana. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye, kandi yubahaga
Semeni amen. Haleluya. Curanga umukunga. Niba basisi Imana dufitiye. abe nkazamuka Nta ho nubwo bukeya azaduterera. Kambe kutanga. Niturangize tuze gutaha. Kambe kutanga haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mumfashe tugirire data gusa. Amen. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mureke niduhura n'ibyago duhungire ku Uwiteka. Amen. Ahandi hantu. Kubwo imbabazi ze nyinshi n'urukundo dufitiye. Ntabwo azodutererana. Amen. Mumfashe tugire gutya. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Curanga. Yes. Satani yateye ibintu bye birashira abana be bose. Satani yateye ibintu bye birashira abana be bose baramba. Umubiri akomeza kwiyahura yabuti yarasima. Satani yateye